kwibariza Kazungu kuva mu bwana bwawe gushika ubu nyine ni bihe bintu bitatu wo kwibuka byakubabaje byakubayeho jewe Eric utari kuri podium Eric utari mu biserimba Eric utari kwamamaza Eric ninde hanze ya kamera Eric ni Kazungu Eric ndumugorora aho ndamona utaramwenka ku gatabi n'akayoga icyakabiri ikindi cyakabiri kinshimisha cyane cyagushimishije cyanshimishije nuko nakuze ntagira abamare ko nkaba mfite umubyeyi wandeze akaba gihari ari umukaka nicyo kintu nishimiza mubonera hano nikishima nicyo kintu zakishimije mu buzima kuko mama yapfuye ariko nkaba mfite umuntu wandeze akankuza cyo ni cyakabiri Fabrice nabonye ngo ubumwe ubuvugizi ubukangurambaga nivyo bintu nabonye yashize imbere waramubonye ariko muri disi wowe naramubonye twakoranye yarahagaze twakoranye n'ikiganiro yambaye gagofero kabisa ni jeshi uramubonye kwandi ni jeshi Fabrice kabisa yarakubitise wa munsi disi naraza mureba kundaza yirukanka n'abasore kabatiya uyu muntu dukeneye urugero rwa Traore arahaguruka akaja mu mirima kuje kureba kunda bahinga inyanya Traore muzi ndamuzi gafaso akareba kunda bahinga inyanya apana wa wundi wica muri office ngo muri abo gari ruhumuza arimo urumva ruhumuza afite amaraso gukora neza gusa nuko tere ndushiga ruhumuriza ibindira ngo bigende kuba bigenda neza nitukihenda ugashira wundi simvuze ngo izopfa ariko urumva tuba tugiye nawe kusanga tugiye kumureba ati reka tumurebe kunda akora okay igihe cyo kureba ntagihari turumige cyo gukora bunyine ni gihe cyo gukora panique cyo kuvuga ngo yige ngo nawe atangire no mureke dugira umuntu ufite experience kandi ubishoboye ufite gukora ufite gukorera ubwoko ruhumuriza rumwe mu bashaka gukora kandi bafite gukorera ubwoko ni muri umwe uzukora pana washaka azakora n'ubunyara akora niho tuyi yes uri umusore Katatu maze gukura niki kibura uri bogare akunda waduhaye ubukwe pastor biri mu nzira pastor we reka tubwitege ubwo bukwe nani nzabutaha amen bwa Kazungu buzobuhuje abasore bose ba US Kadogura muzi Kadogura wirabura wirabura bakadogo babayiga benshi cyakoze bose barirabura hariho bakadogo babiriga hari uriya umusiribateri akaba n'uriya wundi w'umumari uyu musiribateri no tuzobana ako kadogo tuzabana umufana wa Mani musiribateri ni umufana wa Mani yazatsindwa yo turi kumwe na yes reka tubahe kaze inshuti za Humure TV mwese aho muherereye inshuti magara n'abandi bose bakunzi bacu reka tubiyegereze mu kiganiro cy'uno munsi twizere kuko mumeze neza mwese aho muherereye nande mahirwe n'undi munsi kugira ngo dukomeze tuganire uyu munsi dufite umusore imbere yacu tugiye kuganira agiye kutubwira amakuru n'umuntu ufite inshingano nyinshi niyo akiri umusore uzwi ndetse ukunzwe twagize ngo tuganire atubwire mu bintu bimwe na bimwe bagenda bakora hano muri Amerika reka tubanza tumyegereze muri aho yego turaho umeze neza turashima urakomeye ndashima arabakwita pastor arabakwita chef arabakwita sinzi ubwira tuzina twinshi tubwire ukora iki utaratubwira amazina yawe jewe ndaco nkora wenda mu bisanzwe kora amazina uvuze yose ndi pasteur Silvera gusa nyine ndi umusore nk'abandi basore uzwiho nk'umuntu utegura ibitaramo ariko biramutse uzo gutegura ibitaramo ubitegura guto ntacu ufite utari umupasteur uzubishobozwa niki ubundi byose ni ishaka n'umuhamagaro wiyumvamo wowe ntacu tokora bisaba title ntibisaba yuko kuri pasteur cyangwa ugomba kuba uri umuntu runaka gusa umushimo kintu kikujemo umugikora ubona cyiza mwabyumvishije twibwire witwa nde abatakuzi barashobora kumenya amazina yawe ku mazina banyita Kazungu Eric ndi umusore utuye muri Dayton Ohio niho utuye yes uri umusore Katatu maze gukura niki kibura uri bogare akunda waduhaye ubukwe pastor biri mu nzira pastor we
reka tubwitege ubwo bukwe nani nzabutaha amen bwa kazungu buzo buhuje abasore bose ba US ariko ari igihugu utarashikamo hano ari state utarashika hano y'abanyamurenge aho batuye zirahari utarashikamo batuye b'abanyamurenge ya ka Alaska sindashikamo yo sinayizi jewe ndagira Alaska ni amafi gusa ndagira ngo yani menshi tarashikamo ni menshi urumva ko ubukwe bwawe uzabwitabiriwe n'abantu benshi umuzuba we masha never know daome cyangwa kubera kugenda cyane yes tugarutse kuri ico kintu twari dutangiye kuganira cy'ibitaramo iki gitaramo tubwire byatangiye ryari kuvuga ngo utangire kugira iyerekwa ryo kuba ngo ukora bino bitaramo aya maturu yanyu muzamukora okay igitaramo burya ni kimwe n'ubundi muntu yovuga tokerekana ndebe ukuntu nogira ikintu cyotuma abantu basore basenga ariko byonyine nti ubushobozi uri wenyine ufite abantu mukorana tanto bagushigikira ugitekerezo twaricaye nyine turavuga ati dukora iki amakuru dufite nuko ari wewe promoter niyo ufite abandi bakunganira bari aba pastor nabandi ariko ni wewe yego ariko nyine kujya byose biva ku Mana byose biva ku Mana ni Imana nubwo ati igitaramo gitangira cyatangiye nk'ibindi bitaramo gusa bisanzwe nyine dutarama hano abasore Dayton ariko nyine Imana waje gutanga nyiyerekwa ryo kuja gutaramisha abandi basore mu mastate nuko abo dukorana barabishikira turagenda yego muramasha kuja gukangura abasore aho batuye gusenga Imana niki cyiza cyatumye cyagupushije kuvuga ngo utegure bino bintu ubundi ni ikintu twa kikurimo ni umuntu ukunda igitaramo kuva kera no muri Afrika abantu twabanaga muri Adonai barabizi Adonai ni ministeri repetition ya mbere gukitangira na nyirimo so kubera kunda igitaramo byageze hano nyine mbona tubona nyine uburyo bwo gutarama abantu bigira ko muri Amerika tuzabatarama ariko usanga batarama hano bazabatarama turatarama natwe turakomeza hano aratarama cyane muri Amerika ninki zihe mbogamizi uzugira mu gutegura bino bitaramo imbogamizi ntizobura ariko nyine ntituzitaho imbogamizi ntituziheze umwanya munini cyane ahubwo izo ninki zihe ni zitoya nyinshi cyane ni uburyo bwa financial nk'amafaranga transport nyine urabizi kuja kure k'amasaha 8 bisaba amamodoka abasore bose ngo bahaguruke bagende urumva nimwe bwe muza mwishura na transport biravana no ahantu hose hari abayobozi nikuba ati buri state ifite umuyobozi w'abasore ugenda akabategura ukuntu bazogenda bakavugana bagashaka ukuntu babashira hamwe bakagenda gusa mu buryo bw'imitegure nyine nk'ahantu tugiye gukorera ari buryo bidusaba twebwe buryo bwa media buryo bw'ibikoresho biki biradukostinga ariko tutaragera kuri ico ngico byenda uri umuntu w'umusore hano ushaka ifaranga kandi neza mbona ibitaramo uzukora no kuvuga ngo wewe ntuzukora weekend nje weekend sinzakora tuzukora weekend akazo waho nte abandi barabaye umunebwe kuvuga ngo dukore weekend kuwa gatanu no kucumwera urumva uzukora iminsi ne rero no weekend yanje ni guhera ni posho na ninga ni posho na ninga usukura igitaramo bucari ninga cyangwa bucari ni posho ukora igitaramo ni posho gusa bucari ninga nukuvuga ati akazi kanje kagarukira kuwa gatanu akazi karenga kuwa gatanu akosa akazi kagari kindi bankeneye akosa akazi kawe akosa akazi iyo usi umurimo wanje ukora salary na Sunday sinakora kontonje nkoze faranga wa mugabo hano niziza kandi ndeke gukora ni posho nize no se mbaza yego ifaranga zirakenewe kandi pe kandi sinzi mfite wenda ngo nyinshi dotuma ndakora salary ariko nyine ureba ikintu wenda wowe wumva ko uheza agaciro yego muri iyo minsi nahaye agaciro ibikorwa z'Imana iby'Imana se sha bizabishira ntibizabishira ariko ni gahoro ariko nyine iyo utabikoze imyaka iragenda ikagusiga ugasanga urananiwe no so wambwira ngo umusaza ufite imyaka 50 ningahe yokora tuwa ese uzugira ngo gukora Imana no gukora tuwa kuri Imana si gukora tuwa ariko tuwa ni mu buryo bwo gukorera Imana ni bumwe bivuze ko n'abasaza rero bazakorera Imana bazakorera Imana ariko mu buryo bwabo
kuri ngo nibyo ibyo uvuze nibyo cyane ndabyemera kuko ibyo uvuze ari byo nawe wazakorera Imana mu buryo bwabo niba ngo nari nkuye mvuga ati puntu uzugenda uzutembera yego mu ma state n'iminsi ukora yego ngaho itike yose uzimarira ahubwo yoba nari mbonye nyinshi no bzaguye uzagura gutubona umwanya ya no bibona ubonye byinshi no kigira kinini akaba mbazo batanga amaturo ukabona mu sadaka ntani sadaka ahubwo utanga sadaka muri conference ejo muri tuwaje bundi ejo bundi ariko umwaka wose ushize nta sadaka batanze byagemo none ibyo byose mukabigiraho gutegwa no byose ni Imana avuga ati ni Imana ifite kubigenza kandi ifaranga zirakora zirafasha ariko ifaranga zo zikora ikintu akora ubushake n'ishaka nabonye ufite afishe hano ari afishe hano y'urubyiruko wayitubwiraho nabonye ari youth whatever sinzi afishe iyi conference ni conference yes conference ira ni conference y'urubyiruko tubwira amakuru yayo neza abantu bazagukurikirana bazamenye ibyo bazo bige kubamo okay ndanabatumira no kubera iki hariho conference agasohoka akabo tour why none hariho iyo special kandi none ikaba hano Dayton byose biri hano kuno kwezi kwa data byose biri hano hariho conference akaba na tour byose hamwe byose hamwe ariko ni iminsi ibiri urumva conference zo bakwa gatanu tube ni posho conference niyerekeye imurenge abasore bibacu b'imurenge bazavuga ku bwoko tuvuga ku bwoko icyo twofasha iwacu nguko mufite aho naje no nzoba ka twageze no muri Amerika dufite ifaranga mwe mufite za business cyane kurumva niki mwofasha iwacu kuri ubu turi mu bibazo niki twofasha iwacu dufite ubushobozi byose abandi barize bafite za doctora niki mwogera mu mashi iwacu niyo conference tuzaganiraho niyo conference yes mwatumiye bandi muri iyo conference twatumiye abantu batandukanye ariko dufite aba main speaker hariho honorable Mirere arimo hariho Dr Musinga hariho n'inshuti yacu y'ubwoko Michel hakabaho ishaka ryinshi yes hakaba naho na Dr Senibagwezi nagiye umuhungu wa Pastor Kajabika yes abo nibo bane nibo ba main speaker zo turaba babaye bane kanono ni bane kandi barashoboye cyane nigeze kuganira na Mirere azubwenge umugabo w'Imana kandi unasenga afite ibintu byinshi byo kuvuga cyane afite n'ibintu byinshi yagejejeho ubwoko wari ubizi ndamuzi cyane jewe naganire nawe abantu bagira amatsiko yabyo nukuvuga ati turifuza ko urubyiruko rwose ruzohaba bizotangirira hehe urubyiruko ruzoza hano ni uruhe mbwira amakuru okay ni urubyiruko rwose rw'abanyamurenge rutuye muri wese rwegerejwe nukuvuga ati turasaba n'ababyeyi n'abakuru b'imihana kureba ukuntu abasore mu sete batuyemo boza bizoba ku wa gatanu tariki 20 kwa gatandatu iminsi 20 y'ukwa gatandatu bizoba nuko umunsi wose ijoro ryose guhera amasaha 10 za kumugeza amasaha 8 z'ijoro bizobera mu Dayton Ohio kuri church bita muri Penwell niwe bizobera kuri kanisa bita rya Desire niko bazabavuga muri kwa Desire kuri Penwell ya wogira ngo niwe nyine uri bamwe anyamurenge sinzi uko twabaye niho bizobera ntazobera hiyo conference topic ni ikintu kijanye n'ubwoko ukuntu agomba kumva ubwoko impamvu abahungu n'abasore b'abakobwa batitabira ubwoko badakorera ubwoko ukuntu bufasha iwacu ni ukuvuga ngo abasore dufite ibintu byinshi haramo n'amahugurwa mbese dufite ibintu byinshi twagezeho arafite ifaranga arafite amashuri arabizi ikiganga arafite ibitaro byabo nose ko umuntu ufite ibitaro byiwe hano ubu nyine iwacu ahakena support y'ibitaro kena support y'imiti niki abantu bokora nk'abasore bafite ibyo bintu bo bijani iwacu gufasha erega gufasha tuzorinda ngo dufashe haba amahoro iyo umuntu afashe igihe hakeneye ubufasha turi aho ngaho Kazungu wowe nk'umuntu w'umuyobokamana nk'umuntu ufite ibyo bintu byose bishatse kuvuga kuko wowe uri twirwanaho utarakagara bikurikiranye n'ibikorwa nta numva ufite
no sindakagara shigikira twigwana ushikira twigwana yeah hey kandi abantu baza bihisha kandi bacicitse bakagakorera mu rwihisho none se twigwane ni nabantu wewe nkawe cyane umuto ufite influencer cyane nkiriya ko utagaragara nabantu b'Imana abantu b'Imana kuko abantu barinda umukumbi w'Imana n'abantu b'Imana uvuge kuvuga kakagaragara simvuze gutyo navuze ngo twigwane n'abantu b'Imana kuko umuntu wese ukora ikintu ciza aba akoze ikintu abaramije Imana umushaka bw'Imana yarinze abavyeyi bacu je nabaye mu Minembwe yarabaye mu Minembwe 2006 kuri Gitave ndahaje hajya kuri Gitave narabaye so nuko ati jewe unashikije mu Minembwe womenya huje yarahindutse bubatse amagorofa nje uheruka 2010 kangahe wagezeyo nagaze mu Minembwe 2012 okay 2010 nagaze barubatse usanga amazi yose ari amabati wow ibintu byose bimeze nizo twifuza yuko bazozana baciye amabarabara niyo ataraguba godrone ariko arahari meza mbese abantu bose bashigikire twirwane yeah of course umukwishikira niki kintu kiza gituma niki kintu niye contribution uzutanga muri urwo rwego kuvuga ngo kugezaho kangurira abantu abandi basore ubundi kintu cyambere dukora twebwe cyane twe dukora mu biyobokamana ibiyobokamana nukuba ati mufashe mugahugura abasore kudakora ikintu kibi cyose kudakora ikintu kibi kutamwizoga kutamwayuza bwenge iyo ni support ikomeye mu buryo abana bacu badapfa nabi hano bibuka kuko umwana utamwenzo gutangwa ikimogi arafasha ubwoko aramenya ico ubwoko burimo ibibazo turimo akagoboka inzira y'abandi nziza ariko iyo amoye inzoga akagira gutakajya mu inzu zo gutunga amabunde guga gute ntagoboka ibindi ntafasha ubwoko ntafasha umuryango ugasanga arapfuye nyine iyo support nayo ni nkaho dushoboye cyane iyobokamana ibisirimba kubyina ibintu nk'ibyo no kubyina ndamona muzamu bishobora cyane Yesu umwe mu bice navuga gusa tujyana iruhande kandi uzubishobora muzamureka umuntu nashobora ikintu abantu bakimwubahira notuma ngutenga hano kuri kamera wowe wontenga jewe urandusha kubyina kandi urandusha kubyina uretse no kubyina ufite n'impano yo kuvuga ngo tumira abantu si buri muntu wese ushobora kuba waje mu mutwe ya kiriya kintu batumira abantu ukiraho ikintu cyose cyiza Imana iragishigikira nukora ikintu cyiza tawo to gushigikira ariko n'impano z'abantu zara ko nyine uzotegura ikintu cyiza ari urebe nimba tawo tuzokwitaba Imana izamiguheza support itarebye ukuruwo urabona nkaje nta faranga nyinshi ifite nta mashuri menshi ifite sindi mwiza nk'abandi nk'abandi usanga uzabona kuntu uri boga ndi umuntu usanzwe gusa nk'abandi basore abasore b'abahungu n'abakobwa bakakuyoboka cyane umva banze kurumva rero ntacyo mfite cyatari ariko kubera yuko Imana ibona imutwaro wenda uko ari mwiza ikintu cyiza Imana ikagishikira nawe rero ukubitara business unyego ushobora gusanga uri bonyoboka cyane bonyoboka yeah hanyuma ico narimbashije byenda utarumvishije neza nakubajije ngo ese kumu influencer kumuntu ugerageza gukangurira abandi kugira ngo bafashe ubwoko wewe niki kintu uzukora kugira ngo ufashe ubwoko uretse ico ngico cyo gukangurira abandi okay tugira urubuga tugira urubuga tugira umusanzu twohereza buri kwezi no si buri kwezi buri kwezi tugira abantu bigira iwabo ariko tugira sometime sometime twatoke tutabari wacu tukafata faranga tukaducisha aho baducisha tukazishitira ruguru mukazishikiriza ababishinzwe mbese wewe uri umwe mu bantu batwerera cyangwa se batanga amafaranga ira ruguru mu gikorwa cyo kwirwanaho twitega iki muri iyo conference yawe wateguye cyangwa se muri iyo conference mwateguye urakoze cyane hariho conference cyane nje niyo nagarutseho ariko uraza kutubwira niyo tour izoba kuwa gatandatu arakajambo bavuga ngo yanje nagarutse ugakosore ubundi bikorwa nubwo buri gikuye gusiba ari cyane nicyo gikorwa cy'Imana iyo conference ni y'abasore bose abanyamurenge twitege amahugurwa meza azafasha urubyiruko ariko cyane bahabaye
zoba byiza kurusha kuko kugira umuntu wabaye ahantu bakababarwa na shaka umuntu bakabwira amakuru ariko umuntu uzavuga amakuru agashebura ugasanga azanye ibice ni ukuvuga ati muzoze ijambo ryiza gusheburura muzoze hariya hantu abasore muzumva ibintu bituma tutazi mwinshi tutazi tutari abagabo bamirere na ba musinga ni abagabo bakubwira ikintu kimenye uyu munsi bazi byinshi kuturusha abantu bose bazitabire reka turarika abantu bose abasore n'abandi bose abantu bakuru tuvuze abasore ni uguhera ku myaka 45 kumanura ubu ukiri umusore si uko uba washatse cyangwa se uri umumama ufite abana ufite kuba wagenda ugategera ibintu byiza by'amahugurwa kugira ngo ugire ikintu ukora iwacu umusanzu wawe urakenewe kugira ngo abantu bari ruguru babona byibuze umugurira ikirato cyangwa umugurira isabune ndetse n'umunyuzo bavyiza uramutse utanze cyangwa se ugasapotinga ibiri kubera iri iwacu hanyuma kuri conference tuvuye kuri conference tuje kuri tour ni bande batumirwa ufite muri tour muzoba mu gitaramo none nibyo kuririmba nibyo gusirimba ni bande watumiye bazosirimba n'abazobyina n'abazobwiriza anyway urumva uko sikigipanze ni kuba ati conference zo bari ku wa gatanu ibe ijoro ryose tujyame gwera amasaa 8 tugeze amasaa 11 saa 4 n'igice za mu gitondo ni posho mu gitondo tuzuke muri conference kandi tugeze saa 8 n'igice nuko urumva conference ifite nk'iminsi nk'ibiri ifite nijoro igasubikagira n'igitondo amanywa saa 9 n'igice za nimugoroba ni posho itaki 21 so twinjije service ya mbere y'igitaramo tuwa saa 9 n'igice dusohoke dufata amafunguro twese saa 2:45 overnight itangira nijoro igeze amasaa 11 ya mu gitondo rero niko sikaje imeze ni kuva ati bizo bari ibintu bimeze ndifuza yuko abantu bazoza muri conference bose barare hano then kumbe conference kuko byose birakenewe kujya gusenga utaza udasengera udafasha ubwoko nabyo n'ibindi bintu bitari byiza dufashe ubwoko tunasenga dusenge dufashe ubwoko nubwo ati nipara kuganira biganda tugasenga bizogira umusaruro cyane rero abatumirwa dufite muri tour overnight dufite abaririmbyi beza abashipite ba hano abaririmbyi bose ba hano bazoririmba bazokora bose dufite abaririmbyi batandukanye dufite umuririmbyi twene Mpundu muri alarme ndamuzi ya Mpundu nabazo bari hano dufite umuririmbyi bita Kadogura muzi Kadoguri yawe wirabura bakadogo babayiga benshi cyakoze bose barirabura hariho bakadogo babiriga hari uriya umusiribateri akaba n'uriya wundi w'umumari uyu musiribateri no tuzobana ako kadogo tuzabana umufana wa Mani musiribateri ni umufana wa Mani yazatsindwa yo turi kumwe na n'umwana n'umusore bita Shema muri Texas umwana nimba neza cyane baba mwumvishije simuze Shema so turi kumwe n'undi mukobwa bita ngo ni Belize muri Missouri ndakiyabaye Kenya Belize n'abazari hano so turi kumwe na Evangeliste Moses yabaye Kigali mu muza turi muri Siaro nk'umuririmbyi nk'umuvuga butumwa so turi kumwe na Pastor Revera nako Pastor Revera Komezi Komezi so turi kumwe wumve na Apotre Uduma nazo bahari so turi kumwe n'umu Nigeria mu apostle bita ngo ni Emmanuel nazo bahari n'abandi basore bavuga ijambo ry'Imana nazo bahari umusore bita ngo ni Emi n'undi muri Rutebuka ndamuzi ndatimwa kwa ngana umwana nakunda ubwoko cyane nazo bahari abo n'abantu bazahagararira ibyo bintu muri abo bose arabazahanura tusige dukunda guhanurirwa ukene guhanura dusige dukeneye guhanurira muri abo bose n'indugira impano kuko numva bose arabo kubwiriza gusa bose bazifite tatangaza twite tuzitega ngo muri cyo gitaramo igitangaza cyambere no kwizera Imana kwizera ko ikintu wifuza kiba cyo ni igitangaza cyambere kuri wowe kiza kiba buriye ntuzo kwizera kwawe ubu nyine uvuze ugiye gukora ikintu ukacizera cyo birago nyine nuko utarizera ariko izera urebe icyo ngicyo kiragoye ndakurahiye
kuri ngo ico kintu kiroroshe kuvuga ngo wizere mugani wawe ugishire mu ngiro kuko nguko bishobora bakeya bishobora abantu benshi bishobora abantu bari ku rwego ruri hejuru rw'imyizi ako nawe narutse umuririmbyi uko mwiza ufa asuzugira ngo kamera ntiyabumaze kamera yarabumaze wa kamera wamara kwizera nyata tugarutse ku kintu kijanye na mahoro wabonye no makuru ari hano ari gutretinga y'amatora uvuze Michel of course ndumunyamurenge ngomba kubimenya ese ko abanyamurenge bose azabimenya ngatubwire tubwiraga amakuru none se gute umuntu w'umunyamurenge atomenya umuntu ugiye kuba next umuyobozi w'u next wa ubu bwoko bwabo hano muri Amerika tutaragira ku bayobozi bagiye gutora ubu buyobozi bushize niki bugusigiye cyangwa se niriye somo wo barabukuyemo cyangwa se niki ubona bakoze kizima byenda abandi bagiye gukomereza ikico nabonye kuri ubu buyobozi bucuyigiye bwasoje bwagize kwihangana burya nuguharana ikintu nutihangana bizokunanira bizabipfa ariko barihanganye mu bihe bigoye mu bihe biruhije ariko urebye ubunyira umuco wabonetse ni nkaho dukoza amahoro intoke ku mahoro mu gihugu cyacu kandi abayobozi bafite uruhare runini cyane dushimira Adele afite uruhare runini cyane nk'umuyobozi kandi n'igikorwa twakoze ejo bundi muri DC cyagize imbaraga cyagize umusaruro byerekana ko iyi komite isoje yakoze neza nari ndimo cyane hanyuma ubu nyine abari kuja kwitoza ni benshi nabonye abakandidatire ni benshi wewe uri muri ruhande nibandi ushigikiye ko umuntu uyoboka Imana bose ndabakunda biriya bitandukanye n'iby'Imana tabitandukanye ubuyobozi bwose buva ku Mana ariko buriya n'ubuyobozi bwa mahoro ejya gutandukanye n'ubw'Imana cyaka kubesha n'umuntu uzakubwira gutyo azaba urupingane w'Imana nuko ubuyobozi bwose nanyumba 10 reka nkubaze nanyumba 10 hariya mu bagiye gutora hari uwo babanje kumenya kuko akijijwe cyangwa ndakijijwe cyo nakubwira rero suko yikora Imana yonyine ukuzamushiraho Imana kandi imushiraho Imana igize cyo mu bantu gusa jewe ari kintu nemera yego ari kintu nemera kandi naje nemera Imana yego ariko jewe nemera ko Imana hari ubushobozi ari n'ububasha Imana duhaye yego twenyine dufite ubushobozi bwo kuva ngo tube twabikora bidasaba gusengera yes hari n'ubundi bushobozi dusaba gusengera ngweze urugero kuvuga ngo bunyine buciye aho ngaho umusenge uvuge ngo Imana igweze ifaranga Imana ntiyugweze ifaranga ahubwo Imana yaguhaye ubushobozi bwo kumenya ko ugomba gushakisha ifaranga ukaja gukora ukabona ifaranga rero bora ubuyobozi iyo filozofi nyine ni ya gikristo nayo ikintu kijanye n'ubuyobozi twadushaka ubunyine ko turashaka umuyobozi mwiza ufite ubwenge apana uzi Imana yomenya Imana aho ufite ubwenge ni byiza ariko umenye ko Imana ubunyine ikintu tukirangaje imbere ni umuyobozi ufite ubwenge ufite ishaka ufite ukiraho rero Imana nzizoshira igipfu bose n'abanyabwenge ahubwo bose usanga ari abadokiteri muri bariya bose n'indushigikiye tubwira wabona bashoboye tubwira n'igituma bashigikiye nani kubwira ati umuntu uzoja wese tuzomushigikira kuko ari umuyobozi Imana ashizeho ariko kugira umuntu agira umuntu yifuza ko yojaho ku ruhande rwanje nje ndeba umuntu wagiye gukora ibikorwa muri imanda ishize wa supportinze kujya umuyobozi ni umwe ariko aba muri inyuma bamuheza imbaraga batumagera kuri ni benshi kuri Adele bira byose yakoze yafite abantu bamuheza power inyuma kandi muri abo bantu muri aba bitoza arimo ariwo Fabrice Ruhumuriza Siburiya yabaga muri board yigize kuba mukuru wa board urumva ni umuntu ufite uruhare runini muri amahoro twatubona ubunyine afite ikintu ya impact yagize urumva kuvuga ngo dutore uwundi muntu yego tumutora ariko twantureke iyo abantu ari mu bihe bigoye ndamwinda guhindura urabona Israel ubunyine bagerageje kumva kuri Nyatanawe ariko byaranze kubera iki babona yuko niba mukuraho uzojaho asa nk'utangiye azero rero Ruhumuriza
amaze afite experience muri ibi bintu azi byabiriwa cyane mu buryo azi n'ukuntu yakoranye n'iyi komite n'umuyobozi ushoje kandi urushoje yakoze neza niyo utamushimira Aden niyo utamushimira twaje twarabipfuye wa munsi rundi disi niyo yambwiye kuko atazasora kwitoza tuganiriye ati tugushigikiye turagukunze kura tuyobora neza ico dushaka n'ubuyobozi ntago dushaka kuhava urumva rero nuko ati impamvu yakoze neza cyane ni kubera bari abantu ira komite yarafite bakorana ira nimuheza imbaraga nimuheza ibitekerezo abajana biwe so muri abo rero Ruhumuriza arimo urumva Ruhumuriza afite amaraso gukora neza gusa nuko tere ndushigira Ruhumuriza ibindira ngo bigende kuba bigenda neza nitukihenda gashira wundi simvuze ngo izopfa ariko urumva tugiye nawe sanga tugiye kumureba ati reka tumurebe kunta akora okay igihe cyo kureba nta gihari turi mu gihe cyo gukora bunyene ni igihe cyo gukora panique cyo kuvuga ngo yige ngo nawe atangire no mureke dugire umuntu ufite experience kandi ubishoboye ufite gukora ufite gukorera ubwoko Ruhumuriza rumwe mu bashaka gukora kandi bafite gukorera ubwoko ni muri umwe uzukora pana washaka azakora n'ubunya arakora aho ngaho ni kuri presidence ingire ngo ni kuri presidence aho hanganiye n'abandi nka Douglas sibo babiri bahanganye Douglas na Fabrice Ruhumuriza nibo bahanganye kuba president wa mahoro Douglas nawe afite ibikorwa byinshi nabonye afite imigabo n'imigambi myinshi myiza imigabo kuyivuga no kuyikushira mu bikorwa n'ikindi urumva ngo tuzotegeza ko abishira mu bikorwa ariko Fabrice we deja iwe kera yabishize mu zaragaragaye akura umufana wiwe kabisa no si n'umufana tubihari iwe biragaragaye ko bakora byose bitugejeje tugejeje ubunyine urumva Fabrice we yarakoze kandi arakora nibo nta mpamvu yo kuvuga ngo batubwire ibintu byinshi cyane ni ibintu bihari kandi byaba nabonye Fabrice ukivuga ngo Fabrice nabonye imigabo n'imigambi ye reka ndebe sari hehe wa mugabo we ko ntabeshe tuze Douglas no Fabrice nabonye imigabo n'imigambi ye yashize hanze mbona ni myiza hariho arasa n'ufatikanyije na Clement ari nawe secretary no secretary mumu niwe ari secretary umugabo w'imfura cyane umugabo uzi gukora w'imfura kandi wize ushoboye arashoboye Clement arashoboye cyane Clement ni umuntu ushoboye ni inyangamugayo erega no muri ubu bintu tubadukeneye abantu batazanyereza ifaranga Fabrice nabonye ngo ubumwe ubuvugizi ubukangurambaga nibyo bintu nabonye yashize imbere waramonye ariko muri disi wowe naramubonye twakoranye yarahagaze twakoranye n'ikiganiro yambaye gagofero kabisa ni jeshi uramubonye kwandi ni jeshi Fabrice kabisa yarakubitise wa munsi disi narazamureba kundaza yirukanka n'abasore kabati ya uyu muntu dukeneye urugero rwa Traore arahaguruka akaja mu mirima kuje kureba kundu bahinga inyanya Traore ramuzi ndamuzi gafaso akareba kundu bahinga inyanya apana wa wundi wica muri office ngo mugire ukintu kunuko umva umuyobozi ni umuntu uje siritere akaja n'abasore n'abaturage ubumwe nizo dukangurira ubuvugizi niryo rya kabiri ubukangurambaga yegere nantuze rero yegere na office abo ni Washington iwe ndi musaba gutega kurira iwe ari amadrive gusa agerara kwa Trump ambwira ati kunuko Fabrice afite ibintu byinshi yo kwereka benke ngo n'umuntu umuyobozi kandi ushoboye kandi kenshi abari kuri office iwe yabwira ubwoko gusa ngo ubumwe nizo mbaraga zacu niko yavuze ubumwe nizo mbaraga ubundi nico ngunda kubwira abasore dukorana ibitaramo ikintu cyose kidafite ubumwe ndakora tuzi nawe ungwanyije ubunyine byo dukora hari imbaraga matakaje ubukoze ubutakaje imbaraga zawe naje unkantakaje naje izindi ariko nawe ubutakaje ariko iyo dushikiranye mana yanje urinjiza imbaraga nk'izi imbaraga basanga tugeze ku musaruro twese rero Fabrice ishavuga ngo ubumwe n'imbaraga takiruta ubumwe moja ni nguvu tuzavuga Baswahili moja ni nguvu bafatikanyije na Clement bafatikanyije na Michel uramuvuga he
utazi Michel ninde uzi Messi mu mupira w'amaguru ndamuzi Messi zagira gute ndamuzi Messi ndacha nuko ati umuntu utazi Michel mu bwoko bwacu ningo kumva ngo utazi umupira ngo Liverpool yakinye na Espagne igihugu na nduzi Michel ni umuntu niwe Messi nta muntu mwanga umuntu mwanga barabanga narenge kuvuga ngo ni wa wundi nawe nakagaruka runogo nawe ni wa wundi umuntu mwanga ni wa wundi kandi Michel tagira ubujyajya azavuga akavugisha ukuri kandi ijambo azavuga tazo ugiye kuvuga ko ukuragiranye Messi ukuntazwe mu mupira nka Michel ukuntazwe mu Banyamulenge none se akoze amagambo Michel agira je ndakubesha sinabona ari amagambo kega nkicara ngategura umwaka kwanda kubona ari amagambo azavuga meza kuri Michel ni umuntu uvuga ijambo n'ibintu agira muri we n'umutwaro w'ubwoko nukuvuga ngo azaja kuri space ngo ndokora space z'abakora n'abarundi n'abandi Jesus kumva ko n'umuntu uticerekezo n'umuntu nyine uzicarimo apana wa wundi utfa gufana gusa rero Michel ni umuntu ari kumwe muri team na Fabrice Ruhumuriza ari kumwe na Clement nose nk'aba bantu mukene muyogo n'abandi bashasha baje ngo bapime n'abuyobozi igije cyo gupima kino nige cy'ibikorwa turakora turi mu nzira kuturagenda ntabwo bambwira ngo uri mu nzira ngurayoboye ngo wanze uve ngo ayoboye ubukozi gitangaza bifata umwanya kuvuga ngo wa muntu asurekana kuri mudu rero kavuga ati mutore Ruhumuriza atore Fabrice Ruhumuriza urumva azadufasha kuri byinshi kuko azi byinshi yahoze muri board urumva ni kuvuga ati we yahoze muri board cyangwa yahoze ayoye board yahoze ayoye board urumva nyine yabaga muri board ni kuvuga ati ni umuntu utaje ngo afite amaso mashasha kandi umuntu mushashaga sintamvuze ariko umuntu mushasha kugiye yaje azaza afite ibindi bintu uzi yoza akaba ati okay wamusize mwatanga turawuciye ukamusanga umwana wabona gikomiriya kirakatitse tawome simvuze ngo niko azakura ariko nyine umuntu mushasha afite ibintu bishasha ariko dufite umurongo mwiza turiho bareka tushikira abantu iyi komite ya Clement Michel na Fabrice Ruhumuriza murebe ibyo bazatugezaho birute bintu batugejeje tuzoja muri Kivu ejo bundi twandika ngo Kivu yetu mbese uri gukangura abantu batore Ruhumuriza batore Clement batore Michel batore nande yote sinani bukundi bafatikanyije muri ubwo uyobozi okay bafatikanye na nundi musaba bitone Fidele Mugisha ariko nje nyemera undi ngo ni Kibonge kurusha Mugisha urumaga ikibazo gaco gushira undi muntu utari muri timu antakorana neza n'ababandi ariko iyo bari kumwe ibitekerezo bihuye nizo mbaraga ariko sereka nkubaza abangabo wavuga bishobotse Kibonga agatsinda kuri youth utashobora kwinjirana n'abangabo se kuri asinze kuki Kibonge asinze kuri kubonani kuri youth Kibonge nimbe ahubwo Kibonge ninde muri youth karitoza niwe president niwe president ari kwitoza ku president bwa youth Kibonge yes Obed ni Obed no kuba youth umutambuka wese tumushigikira kuko nabonye bose bashoboye ibo ntibahuye n'abangaba hariho n'undi ngo ni Fidel abatorerwa ku secretary akaba n'umutrezorier bita Nyabatoni ukuru so kuri tuze kuri ku advice nukuba ati Solange nigena ni uri kumwe na timu yacu ya ntuze Fabrice Solange okay advisor hariho Michel na Rigene na Solange yes hanyuma ku secretary hariho Fidele Mugisha yes ku vice president hariho Bagaza Dr Bagaza yego ariwo wa secretary ubushize hanyuma ubu trésorier cyangwa se ubitsi hari nimbara umugore nimbara umukobwa sinzi bamwita Nyabatoni ukuru yes abo ngabo nibo wowe bakorangaje imbere abo ngabo nibo uzotora wewe ijabo nzotora n'abasore bumve banadushigiye cyane n'uyu Fabrice arikunda dufasha muri ibi z'uruziruko turimo
imbere ko ari byiza cyane aradufasha muri ibyo turimo dukora aradufasha ni umuntu uri content musical cyane uyu Fabrice ni umuntu dufasha uyu Clement muramuzi uyu Fidel ni umuhungu ubizi cyane nabonye igaro kiwejo umusore ushoboye cyane wize ahantu heza muri North Carolina akaba na Messi wacu ntubize Michel yana Messi ni Messi akaba na ndizeye muki nawe ni adversary nawe akaba na Solange abakeneye nk'abangaba abadvisor ni bakeneye bakeneye nk'abatatu nk'abanga urumva iyo niyo team twifuza ko iyobora kuko iri mu bantu batumye tugera kuri amahoro abantu batumye ibitwikora byose kuja muri DC biravyagize umusaruro rero nkakangura urubyiruko gutora Fabrice Rumuriza ni umuntu dufasha muri ibintu mubona dukora byose hano ari ama conference ari amatuwari ibintu bagenda dufasha nk'umuyobozi kandi zanadufasha turangiza inshuti yanjye Eric yego Eric utari kuri podium Eric utari mu biserimba Eric utari kwamamaza Eric ninde hanze ya kamera Eric ni Kazungu Eric ndumugorora ukunda iki icyo jate ko njye nkunda umupira ubugira akina umupira ukunda umupira cyane gusa ni kunyi twabaga dusaza ariko umupira ari talent yacu kibazo no kucyashe ushaje utagize intuzi mbese ambiance yawe ni umupira nkunda umupira cyane sport nubwo ati n'abantu bakunda kuri social media zanjye nkunda gupostinga umupira cyane ndi umufana wa oya yereka iyo ngiyo ihorere nje senyiko Barcelona ni iraho nyine hanyuma Kazungu ndakubaza utubazo nka tubiri cyangwa dutatu uramutse ugiriwe amahirwe ugahabwa ububasha bwo kuvuga ngo ube president wa Congo ukwezi kumwe nibe ibintu bitanu ushobora kuba wakora bikurangaje imbere urakoze cyane ikibazo nubwo ndakse mu buryo bwanje ni mu buryo bwawe umuntu afite ikintu cyambere no ukora cyambere nuzara bumwe mu gihugu ubumwe mu gihugu icya kabiri no cyambara mu gihugu hose imihanda mu gihugu cyose kwezi kumwe mu kwezi kumwe umvise icya gatatu no gerageza nkareba guteza kwanza igihugu cyacu imbere kurusha gutanga amantuze kujana amahoro mu bihugu zo hanze kwigurisha kabanza tukiyubaka twenyine abaturage banje kabanza nkabaheza ubushobozi bakigira cyanyuma icyakane no kubaka ubuyobozi buhamye kuko urebye ikintu cyose gipfira ku ntuzi kugasongera no kubaka ubuyobozi buhamye ubuyobozi bwiza butabera urumva cya gatanu no igihugu canje no kigira igihugu gisenga Imana wewe kubaka insengero no kubaka nyine no kwangurira abantu kuza basenga Imana kabwira ati mubaka insengero kuko zo za Pakistan se bubaka za mosque je no mubaka insengero nyinshi no musenga karabaye Kazungu wisanze hano muri Amerika ugeze iminsi hano muri Amerika tubwire ni retandukaniro y'ahantu wabaye cyangwa se muri Afrika na hano muri Amerika mu majambo nkatatu ibintu binini cyane system icyo ni icya kabiri ubushobozi icya gatatu uraguka mu bitekerezo hano tundi tubazo tubiri turangiza ndagusubiza zose nje twakibariza Kazungu kuva mu bwana bwawe gushika ubu nyine nibe ibintu bitatu wo kwibuka byakubabaje byakubayeho jewe kuva mu bwana bwanje gushika ubu nyine mugataka kantu karambabaje sinzi ko mfite ikintu ngira mu mutima cyambabaje mu buzima bwanje kimba mu mutima sinzi nkigira ko mpora nyibuka nasanze mama arapfuye ariko simbigera mu mutima kuba ngo mama arapfuye niyo namaze nk'umuntu yapfushe nyine
asa nk'imfuza akayiga nzamubwira ati ha kujya mu buzima n'ubushyiramo ikintu mu mutima ngo cyakubabaje uzohora uri kibabare gusa uri ikintu kira gutwibabare gusa nje nta kintu ngira mu mutima ngo cyambabaje mu mutima ngo kwana ntacu kandi ndakiranutse uko naho ibintu zagushimishije bitanu cyangwa bine ni byinshi nzashimishije kuri isi iyo ni byinshi cyane bikagukora nka surprise kuzoyicara sukama wibuka nuko namenye Imana cyo ni kimwe kujya ni ikintu nabaraga ndi umuntu umupira gusa kuva amenye Imana ni ibintu mbona kumva ndishimye muri jewe kazo iki ni topic reka tureka kwizana cyane no kubaza iyo havuye niyo wagiye yes reka tureke kwizamuka cyane kuko ni nkaho nzamona utaramwenka ku gatabi n'akayoga icyakabiri ikindi cyakabiri kinshimisha cyane cyagushimishije nuko nakuze ntagira abamare ko nkaba mfite umubyeyi wandeze akaba gihari ari umukaka nicyo kintu nishimye ndamubonera hano nikishima nicyo kintu zakishimye mu buzima kuko mama yapfuye ariko nkaba mfite umuntu wandeze akankuza cyo ni cyakabiri icyagatatu cyanshimishije mu buzima ni igihe naje USA bakubwiye ubonye visa kuko gira urabona ubuzima bwo mu nkambi ni ubuzima simvuze ngo twaducakaye cyane kuko nagiraga muze warazi gushakisha cyane ifaranga gushaka Abanyakenya Abanyakenya bazabishobora kurusha yiberaga mu bintu by'inka kabiri ariko nigeraga na Kigali sometime nkagaruka ariko nyine ubonye kuza muri amahirwe hano nabyishimiye nabyo cyane akanyuma basugeze hano nakaye kandi wishimiye ugeze hano ngeze hano nuko nasanze basenga Imana hano nanizi ko hano abantu boshika gusaba kama amatabi gusa ijambo rimwe ku bakunzi bawe ijambo rimwe ku bakunzi ba Humure TV okay abantu mushikire umusore akora ibiganiro byiza bikunda ubwoko ndumugwanashaka sindakagara isakagara umushigikire icyakabiri umushigikire ubumwe yego bw'ubwoko bw'abasore dusengere ku mugozi umwe tukorere hamwe ndakuranye dukorera hamwe tatugeraho abasore mukunda Imana mureke inzoga n'amatabi muzogera kure murenge ni yacu ejo tuzogeramo turagushimiye cyane Kazungu Eric kuba watwitabye turagushimiye cyane kuba wabonye umwanya kugira ngo tuze kuganira ukabutanze message abantu bazitabira igitaramo bazaze muri conference urumva ko habayeho ikintu ciza cyo gutegurwa conference yo kugira ngo habeho gukangurira abantu habeho kubwira abantu ubwiza bw'imurenge ubwiza bwo gutabara ubwoko ubwiza bwo kugira ngo abantu bose tube hamwe tureke kumva amajambo yo hirya no hino kugira ngo tubone uko twibaka duhereye ku basore duhereye ku bantu batoya ndetse n'abantu bakuru bazaze kugira ngo bashe kumva amajambo meza azavugirwa hariya hariho conference azavugizobera hariya hariho ndetse n'ijambo ry'Imana abatumirwa ni benshi muzaze muzagubwa neza abantu batwumva hirya no hino muri yegerejwe muri Dayton ku minsi 20 y'ukwezi kwa gatandatu 2025 twari turi kumwe na Kazungu kuri microphone yari Bya Yesu ciao